amahoro bana b'Imana dusangiye izo soko y'ubuzima kuri wa mbere tariki 8 Gashyantare 2021. Isomo rya mbere ryo mu gitabo cy'intangiriro umutwe wa mbere murongo wa mbere kugeza kwa 19. Mu ntangiriro Imana yaremye ijuru n'isi. Isi yari ikivangavange gitagira ishusho kandi riho ubusa. Umwijima wari ubundikiye inyanja y'amazi n'umwuka w'Imana huhiraga hejuru yayo. Imana iravuga iti nihabeho urumuri rubaho. Imana ibona ko urumuri ari rwiza nuko itandukanya urumuri n'umwijima. Urumuri rwita amanywa, umwijima uyita ijoro. Burira buracya uwo munsi wa mbere. Imana iravuga iti nihabeho ikirere hagati y'amazi gitandukanya amazi n'ayandi mazi. Imana ihanga ikirere maze itandukanya amazi ari munsi y'ikirere n'amazi ari hejuru y'ikirere. Biba bityo. Ikirere Imana ikita ijuru. Burira buracya uwo munsi wa kabiri. Imana iravuga iti amazi ari munsi y'ijuru nateranire hamwe maze ahumutse hagaragare. Biba bityo. Ahumutse Imana ihita ubutaka, ibidendezi by'amazi ibyita inyanja. Imana ibona ari byiza. Imana iravuga iti ubutaka ni mumereho ubwatsi butoshye n'ibyatsi bifite imbuto zibyara ibindi n'ibiti byereho imbuto zifite umurama bikurikije ubwoko bwa buri giti. Biba bityo. Ubutaka bumera ubwatsi butoshye n'ibyatsi bifite imbuto zibyara ibindi n'ibindi byeraho imbuto zifite umurama bikurikije ubwoko bwa buri giti. Imana ibona ari byiza. Burira buracya uwo munsi wa gatatu. Imana iravuga iti nihabeho ibinyarumuri mu kirere cy'ijuru bitandukanywa amanywa n'ijoro, bibimenyetso biranga ibihe by'amakoraniro, bijye kandi biranga iminsi n'imyaka, byakire mu kirere cy'ijuru kugira ngo bimurikire isi. Biba bityo. Nuko Imana ihanga ibinyarumuri binini bibiri, ikinyarumuri kinini kugira ngo kigenge amanywa n'ikinyarumuri gito ngo kigenge ijoro. Ihanga n'inyenyeri. Imana ibishyira mu kirere cy'ijuru kugira ngo bimurikire isi no kugira ngo bigenge amanywa n'ijoro bitandukanye urumuri n'umwijima. Imana ibona ari byiza. Burira buracya uwo munsi wa kane. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi ni 104. Uhoraho arakishimira ibikorwa bye. Amagambo mu Evanjili ntagatifu Yesu Kristu uko yanditswe na Mariko umutwe wa 6 murongo wa 53 kugeza kwa 56. Muri icyo gihe Yesu n'abigishwa be bamaze kwambuka bagera i Nazareti maze bashyikira ku nkombe. Bakiva mu bwato abantu baramumenya nuko bazenguruka ku karere kose maze batangira kumuzanira abarwayi mu ngobyi aho bamwumvaga yageze hose. Naho Yesu yinjiraga hose ari mu nsisiro mu migi no mu midugudu bashyiraga abarwayi ku kibuga maze bakamusaba ngo bareke bakore ku ncunda z'umwambaro we. Nuko bamukozeho bose bagakira. Iyo ni Evanjili ntagatifu. Bavandimwe, Kristo umukiza wacu naganze mu mitima yacu. Muri amasomo turazirikana ku isoko y'ubuzima mu ngingo igira iti ninkora kuri Yesu ndakira. Muri amasomo hakubiyemo incamake cy'umugambi w'Imana wo gucungura abantu mu nshinga ebyiri, créer et sauver, kurema no gucungura. Umuhanga ati créer c'est sauver, kurema no gukiza. Imana yaraturemye kubera urukundo rwayo. Imana kubw'impuhwe zayo n'ubundi itwohereza Yesu Kristo umwana wayo umucunguzi ngo aducungure adukize. Yesu niyo soko y'ubuzima bwacu. Iyo mukozeho ndakira. Igitabo cy'intangiriro twatangiye kuzirikanaho none nubwo ari cyo gitangira Bibiliya ariko ntabwo ari cyo cyanditswe mbere. Abahanga bemeza ko cyanditswe nyuma y'igitabo cy'iyimuka Misiri, nyuma y'uko umwanditsi wacyo amaze kwibonera amateka y'Isiraheli uko Imana yacunguye umuryango wayo yurokoye ubucakara bwa Misiri. La libération. Ntabwo rero umwanditsi agambiriye kwerekana aho umuntu yaturutse nk'uko ikoranabuhanga ryabisobanura la science, ahubwo no guturarikira ko umukiro dufite ufite aho uturuka ni ku Mana. Imana niyo ntangiriro ya byose. Imana niyo ntangiriro ya muntu. Imana niyo yaremye abantu. Rero ntidukeneye gukoresha imibare la mathématique n'ubundi buhanga ngo tubyemere, ahubwo no kwemera no kurebera ku byo yaremye bitangaje, dore ko imvugo y'Imana ari nayo ngiro yayo. Ikivuze gihita kiba. Bagize bati mu ntangiriro Imana yaremye ijuru n'isi. Ibi gatwibutsa ko kiriho cyose gifite intangiriro, ko Imana ariyo ntangiriro ya byose kandi ko ikivuze cyose kiba. Aussitôt dit aussitôt fait. Imana iravuga bigahita biba. Imana iravuga iti nihabeho urumuri rubaho. N'ibindi byose byakurikiyeho kuri rya jambo ry'Imana rirema. Umwana aherutse kubaza se ati kuki uhamagara simba kaza ariko nge nayihamagara ntize? Se aramusubiza ati nuko wihamagara ugiye kuyikubita cyangwa uyibeshye, naho nge nyihamagara nyihinyama nuko ikaza yihuta. Muvandimwe, iyo ubeshye ugeraho ibyo uvuga ntibibe,
ariko iyo uvugisha ukuri ukaba udahemuka ubuzima bugenda neza. Imana yacu rero igituma ibyo ivuze biba ni ukuri, ni ubudahemuka, ni urukundo ikunda abantu, byose bigirira urukundo. Rero nanjye yaba nashoboraga kugana isoko y'ukuri buri munsi nabaho neza, nakira, nkagana intangiriro ya byose, umuremyi wa byose, Imana. Créer c'est sauver, kurema ni ugukiza. Mu gihe isomo rya mbere ryagarutse ku nshinga yo kurema, ivanjiri yagarutse ku nshinga yo gucungura, gukiza. Rya jambo ry'Imana rigiye mu bikorwa, rishyizwe mu bikorwa n'umwana wa Yesu Kristo, umukiza, umucunguzi. Imana ntibeshya. Yesu nyuma yo kugirira abantu impuhwe akabagaburira imigati bagahaga, akomeje abakiza. Kumvise uburyo abantu bamusangaga ari benshi, yewe n'indembe bakaziheka ku ngobyi mpaka zigeze kuri Yesu ngo azihe ubuzima. Mu nsisiro, mu midugudu, bashyiraga abantu ku bibuga ngo bareke bakore ku ncunda z'umwambaro we, nuko abamukozeho bose bagakira. Amen. Urakoze Yesu kudukiza. Nanjye ninkora kuri Yesu uyu munsi ndakira. Yamvuga igira iti, ugaye ubuto bw'ibuye arirya urwara akumva. Umunyarwanda mu mayeri ye yumweretse nk'icupa ry'urwagwa arakubwira ati mpa numve. Kumva bavuga ntago ari gushyira ku gutwi, ahubwo no kurikoraho, kandi kurikoraho ni bya bindi bya toucher égale jouer, no gusomaho. Kumva icupa ni ukunywa. Gukora ku myambaro ya Yesu, imyambaro ye niwe ubwe. Uko Yesu agenda, uko Yesu yambara, uko Yesu avuga, uko Yesu akora, uko Yesu abaho, byose birakiza. C'est toute sa personne, ni ubuzima bwe bwose bukiza. Ese ngewe nta burwayi mfite ngo nkore kuri Yesu nanjye nkire, mwegere ankize? Ese nta ubuzima bwanjye buri gukendera bigaterwa nuko ntakikoza Yesu, ntagisenga? Ese ntawo nashyikiriye nkaba nariraye? Umunsi umwe mu gace kamwe k'igihugu muri Afurika bakoreshaga amazi imyaka iba myinshi batagura amazi, bavoma neza nta kibazo. Nuko rimwe y'amazi akajya bageraho yarabaye ibiziba. Ababyeyi bamwe bakajya bijujutira abana babo ngo basigaye batoba amazi. Hashize igihe kirekire, noneho na bya biziba ntibyaba bikiza. Birumvikana ko indwara z'umwanda zarimo ziyongera, n'abapfa kubera umwanda n'umwuma baba benshi. Abaturage bamwe b'inkwakuzi babonye abantu bakomeje gupfa kubera kubura amazi, nuko bafata icyemezo ngo bajye kureba aho amazi yaturukaga. Dore ko nubwo bayakoreshaga nta n'umwe wari wageze agira amatsiko yo kugera ku isoko. Nuko baragenda iminsi 3 yose bagenda bashakisha isoko. Baza kugera ku isoko nyuma y'urugendo rurerure n'amaguru, kubera ibyondo n'imvura byiroshye mu miyoboro. Nuko bahamara indi minsi 3 bazibura basukura ya soko. Nuko bamaze gusukura isoko, yamaze yongera gukwira ku baturage, bongera kwishima kubera kongera kubona amazi. Muvyeyi, ntukishimire kunywa amazi utazi isoko yayo yavubura. Hari ubwo natwe mu bukristo bwacu tugenda bigura intege, imyemere yacu ikaba mu kivunge, tukagendera mu kigare, tukajyanwa n'abandi gusenga rimwe na rimwe ku gahato k'abandi. Ariko igihe utarafata icyemezo ubwawe ngo wigerere kwa Yesu, soko y'amazi afutse, bizageraho nk'ibiziba, arizo ngeso mbi z'urukozasoni n'ubundi buhemu wagwamo. Hanyuma ushobora no kubura n'ibyo biziba ngo uko kwandura, ukaba wanapfa yewe gupfa uhagaze, kuko utigera kwa Yesu nyine ngo agukize. Kwigerera ku isoko, ako kantu Yesu aragakunda. Umukristo washoboye kugera mu kiliziya aba ari ku isoko, ubundi akumva misa, akavoma ijambo ry'Imana, agakora kuri Yesu, agahabwa umubiri wa Kristo, soko y'ubuzima. Iyo uhawe neza, uwo mukristo abaho neza kandi agakira. Yesu, nanjye ningukoraho ndakira. Ese ngewe njya ngaruka ku isoko ngo ndebe igitera ibibazo aho bituruka? Muvyeyi, umuntu naguha ifunguro ujye unibaza aho yarikuye, byashoboka nawe ukigererayo. Kwigerera kuri source, isoko, niyo mvugo igira iti, ahubwo umuntu ifi ukaba umugaburiye umunsi umwe, wamwigisha uko bayirobwa, bityo ukaba umugaburiye iminsi yose, ukabura mutunze buri munsi. Yesu umwana w'Imana, nyuma yo kubona ko hari imiyoboro imwe n'imwe yavanaga amazi wawe ku isoko, none nkaba ntari kubona neza, ntari kumva neza, ntari kurya ngo ngira apeti, ntari gukora neza uko ushaka, nanjye nkuzana ubugwayi bwanjye bwananiranye ngo unkize, ndaje ngukoreho maze ngire. Niyemeje kuva ku isoko ry'akavuyo n'ibindi biziba nivurugutagamo nkarangara, maze ngusange w'isoko y'ubuzima. Yesu, nanjye ningukoraho ndakira. Amen. Padiri Masumbuko Ladislas wa Diocese ya Cyangugu.